uhawe ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dukomeze icyigisho twatangiye tuvuga ku izina rifite imbaraga, izina rya Yesu. Mana, turagushimye ko uri umuhande rwacu, bana natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ritwubake kandi ritugire umumaro. Tubisabye Imana mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Twavuze uburyo izina rya Yesu rifite imbaraga, rifite ubutware, rifite ubushobozi, ariko tuvuga ibintu bigera kuri 12 iryo zina rijya rikora. Twavuze ko iryo zina rya Yesu Kristo rirazura, rirakiza, ribeshaho, ryambika umuntu, riraruhura, rirahumuriza, rimara intimba, yewe rirarema, rineshereza uryizera, rizana amahoro mu mutima, ririnda uryizeye, kandi iryo zina rikabohora umuntu uboshye. Rero ndagira ngo turebe duhereye ku cyambere. Iri zina rya Yesu rirazura. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana tubona abo Yesu yazuye. Bibiliya itwereka abantu 3 bari bapfuye ariko barazuka. Wa mbere ni umwana wa Yayiro. Yari akimara gupfa ako kanya, batuma kuri Yesu, araza aramuzura. Ariko abayuda ntibemera yuko ahari yari yarapfuye, kubera yuko babonaga yuko aribwo yari agipfa. Hanyuma Yesu yakoraga igikuru kuri icyo ngicyo yabanje. Igikuru cyacyo rero, yazuye umwana w'umupfakazi w'Inayini. Hanyuma bari bamukugiye kumushyingura, ahura nawe ngo nuko akora ku kiriba, umwana bamuzima. Inshuro ya gatatu ari nayo yarurangiza, yazuye uwari umaze iminsi 4 mu gituro. Imana ishimwe. Uwo ni Lazaro, kandi ijambo ry'Imana rirabitwereka. Reka duhere ku mwana wa Yayiro. Ni Mariko ibice 5:22 gukomeza kugeza kwa 43, ariko turagenda dusimbuka 1:1. Umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramwinginga cyane ati, agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikaho ibiganza byawe gakire kabeho. Aragenda ajyana nawe. Abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Ku 35 handitse ngo akivugana nawe haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi bati, wa mwana ko yapfuye uracyaruhiriza icyo umwigisha? Ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira umutware w'isinagogi ati, witinya, izere gusa. Ntiyakundira undi muntu wese kujyana nawe keretse Petero na Yakobo na Yohana mwene se wa Yakobo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi, ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. Nuko yinjiye arababaza ati, niki gitumye musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye, ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane. Arabaheza bose, ajyana se w'umwana na nyina n'abari kumwe nawe, ajya aho umwana ari. Amufata ukuboko, aramubwira ati, tarisa kumi, bisobanurwa ngo gakobwa, ndakubwira ntibyuka. Uwo mwanya, haleluya, uwo mwanya ako gakobwa kabyuka karagenda, kuko kari kamaze imyaka 12 kavutse. Uwo mwanya barumirwa cyane. Yesu arabihanangiriza cyane ngo hatagira umuntu wese ubimenya, abategeka gufungurira ako kana. Uyu ni umuzuko Yesu yarazuye bwa mbere. Agakobwa kari karapfuye, ngo kari kamaze imyaka 12. Ariko ngira ngo abayuda ntabwo bemeye, kuko bavuze bati ibyo byose ubwo kari gasinzire, ntabwo kari kapfuye. Ariko muri Luka ibice 7:11 kugeza 17 hari noneho aho Yesu yazuye umwana wari washyizwe no mu isanduku bagiye kumushyingura. Ngo bukeye ku 11 ajya mu mudugudu witwa Nayini. Ubwo ni Luka ibice 7 uhereye ku 11 turageza ku 17. Abigishwa be
n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Ikiriba ubwo ni serikeyi. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abacikoreye barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye yabonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Haleluya, Imana ishimwe. Umurongo wa 17 ukavuga ngo iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara Yudaya hose no mu gihugu cyose gihereranye naho. Aha Yesu yazuye noneho uwari uri mu isanduka bagiye kumushyingura. Yapfuye, bigaragara ko yapfuye, ariko abayuda baravuga ati ariko ibyo ngibyo ubwo se yari yapfuye cyangwa ni ukubeshya? Yesu noneho akora icyarurangiza hariya muri Yohana 11 umurongo wa 1 kugeza ku 44. Yazuye Lazaro. Umva uko avuga. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikiroro cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Ngo nuko bashiki be ku murongo wa 3 batuma kuri Yesu bati databuja, uwo ukunda ararwaye. Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana himbazwa. Umurongo wa 14 handitse ngo Yesu niko kuberurira ati Lazaro yarapfuye. Umurongo wa 15 ukavuga ngo nanjye nezerewe ku bwanyu kuko ntari mpari, kugira ngo noneho mwizere. Nimuze tujya aho ari. Umurongo wa 17 Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi ine mu gituro. Marita abwira Yesu wo n'umurongo wa 21 ati databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. 23 Yesu aramubwira ati musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati nzi yuko azazuka ku muzuko ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja, none aranuka kuko amaze iminsi ine. Yesu ku murongo wa 40 harababwira ati sinakubwiye ngo niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati data, ndagushimye ko unyumvise. Ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Umurongo wa 43 avuga ngo maze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka azingiwe mu myenda amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ariko Yesu ni igihangange kweri. Nugutegeka gusa aravuga ati nimumuhambure agende kubera yuko mbitegetse. Iri zina rirakomeye, izina ryazuye uriya mwana mutoya w'imyaka 12 rikazura uyu muhungu nyina ari umupfakazi ari wasigaranye. Hanyuma abayuda banze kwemera, Yesu azura umaze iminsi 4 mu gituro. Ni izina rikomeye. Yesu reka tumuhe icyubahiro. Ni izina rifite imbaraga, ni izina rikomeye, izina rizura n'umaze iminsi 4 mu gituro. Ni izina rikomeye. Ndagira ngo dusenga Imana kuko iri zina rirazura. Tuzakomeza tureba n'ibindi iri zina rijya rikora, ariko tubonye ko rizura. N'uwaboze rikamuzura. Abayuda baremeye baravuga ati noneho turemeye. Reka dusenga Imana. Mana turagushimye, wagize neza kuko wagiye ukora ibitangaza bikomeye
izina ryawe ni izina rikomeye ryo kwiringirwa. Reka ubane natwe, ukomeze kutugira neza, kandi dukomeze kukwizera, kuko izina ryawe rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Nuko ijambo ryawe rifashe buri muntu wese uryumva, tubisabye Imana mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo.